Ese byagenda bite uramutse warahisemo kwiyegurira Imana ubuzima bwawe bwose nyuma ukaza kwisanga urukundo ruhinduye burundu inzira yawe? Uyu munsi ngiye kubagezaho inkuru y'ukuri y'abagore babiri bahoze bariyeguriye Imana ariko nyuma bakaza guhitamo kubivamo ahubwo bagafata indi nzira. Ntabwo bagiye ngo basange abakunzi babo abagabo runaka, ahubwo barakundanye bo ubwabo kuko ari abakobwa babiri ndetse biyemeza kurushinga nk'umugore n'umugabo ariko babana nk'abahuje ibitsina. Uribaza ngo koko ibyo byarabaye? Yego byarabaye rwose. Ese aho ni he? Niki cyatumye bava mu kibikira bagahinduka batinganya? Ibyo byose turabigarukaho. Banza ukande subscribe niba utarayikora, ukandeho ukore like, share ndetse utange n'igitekerezo cyawe aho hasi muri comment. Nguhaye ikaze. Reka turebe urugendo rw'abakobwa babiri guhera ku bubikira kugeza ku butinganyi. Ni inkuru y'urukundo rw'abahoze ari abihaye Imana. Aba rero ntabwo bakundanye ako kanya bagihura bwa mbere. Ubwo Luisa Silverio yahuraga n'umugore waje kuba umugore we bwa mbere mu kigo cy'abihaye Imana, binjiyemo bafite imyaka 19 nk'abantu bashyashya. Gusa icyo gihe baziranaga urunuka. Aba bombi rero nabo muri Brazil. Hari uwitwa Luisa Silverio ndetse na Francilia Costa. Aba bombi baganiye n'ikinyamakuru BBC News ishami rya Brazil. Francilia Costa aganira na BBC yavuze ko babana neza nk'umugore n'umugabo muri Brazil. Ati naratekerezaga nti Mana we, umukobwa ashobora ate kwishyira hejuru kuriya? Avuga ko yabonaga mugenzi we ari umwirasi. Francilia yaramaze imyaka 5 aba mu kigo cy'abihaye Imana ubwo Luisa yakinjiraga mu mwaka w'2020. Ubu hashize imyaka 6. Yari yarasezeranye kuzakorera Imana. Mu masezerano yagiranye n'Imana muri Kiliziya Gatolika harimo no kumvira, kandi yari arimo kwigira impamyabumenyi mu bya teolojiya, ni ukuvuga ubumenyi bw'iyobokamana. Mu mateka ye rero yavuze ko yarezwe na sekuru ndetse na nyirakuru, bakaba ngo bari abantu bakunda gusenga cyane, mbese ari ba bantu bo mu idini. Babaga mu karere k'ubutayu ka Piauí mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Brazil. Icyo gihe rero ngo yumvaga ko ubuzima bw'abamonaki ari umuhamagaro usanzwe kuri we. Ageze mu myaka y'ubugimbi, Luisa wari utuye muri Minas Gerais mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Brazil nawe yarahageze, nawe yiyumvisemo umuhamagaro wo kuziyegurira Imana ubuzima bwe bwose. Francilia yagize ati, twinjiye mu kigo cy'abihaye Imana dufite intego imwe. Intego yari ugukorera Imana. Buhoro buhoro mu myaka 2 yagiye ikurikiraho, iyo ntego yarabahuje ndetse inatuma aba bombi barushaho kuba inshuti. Bagiye baba inshuti maze buhoro buhoro rwa rwango bari bafitanye ku munsi wa mbere bagihura rugenda ruhinduka, birashira batangira kuba inshuti, barubahana, mbese buri wese atangira kugenda yiyumvamo mugenzi we. Gusa ariko nanone igihe ubwo bushuti bwabo bwatangiraga gukomera, nanone icyemezo cy'ubuzima bwabo bari barafashe cyo kuziha Imana niho cyatangiye kujegajega, batangira kwibaza niba koko icyemezo bafashe gikwiriye. Icyorezo cya COVID-19 cyahinduye ubuzima bw'abantu benshi ku isi. Kuri aba bagore babiri ntabwo basigaye. Icyorezo cya COVID-19 cyababereye igihe cyo kongera kwisuzuma no kongera gutekereza ku buzima bwabo. COVID-19 yasize Francilia afite ubwoba bwinshi cyane. Yakundaga kugira ubwoba muri we, akanibaza ko ashobora kuzanduza abandi virusi. Mu gihe cy'amasomo ye rero yo kuvura indwara zo mu mutwe, yatangiye kongera gutekereza ku mahitamo ye mu buzima bwe. Mu kiganiro na BBC yagize ati, ubuzima bw'idini ni ubuzima bwiza cyane, ariko nanone ugomba kugira ubuzima bwiza bw'umubiri n'ubwo mu mutwe. Ntabwo bihagije kumenya gusenga gusa. Hagati aho ku rundi ruhande, Luisa yari yarababajwe cyane n'urupfu rwa nyirakuru. Nawe rero yatangiye kongera kugira ubwoba, akagira ubwoba kenshi cyane ndetse akaniheba. Ubuvuzi bwe bwo mu mutwe bwamufashije kubona ko agomba gushyira imbere ubuzima bwe bwo mu mutwe no kureka inzozi ze zo gusezerana mu idini no kuba mu kigo cy'abihaye Imana ubuzima bwe bwose. Francilia yakomeje agira ati, Luisa nawe yagombaga kwita ku buzima bwe bwo mu mutwe. Kandi ubwo yafataga icyemezo cyo kugenda, naratunguwe cyane. Naravuze nti Imana yanjye, umukobwa ufite imyaka nk'iyo afite, ubutwari bwo gutekereza gutangira ubuzima bushya ahantu hose abukurahe. Njyewe ubwanjye sinshobora no gutekereza gutangira ubuzima bushya nubwo maze igihe kirekire hanze y'ikigo cy'abihaye Imana kurusha uko nari ndimo. Nyuma yo gushima ubutwari bw'inshuti ye rero ikiri nto cyane, Francilia nawe yaje gufata umwanzuro nk'uwo. Yanafashe icyemezo cyo kuva mu kigo cy'abihaye Imana, nubwo kuvayo byaje kugorana kurusha uko bombi bari babyiteze. Luisa nawe aganira na BBC ishami rya Brazil yagize ati, ubuzima hano hanze ntabwo bworoshye, biragoye cyane. Ntuzi niba uzashobora gukomeza amasomo yawe ya kaminuza cyangwa niba uzashobora kubona akazi, mbega ntago ari ibintu biba byoroshye. Francilia yemeye ko akunda Luisa nyuma yo kureba urwenya rw'urukundo ubwo bari bari kumwe. Francilia nawe yumvaga ameze atyo.
ati tekereza ugiye mu kizamini cy'akazi bakubaza ngo wize iki nawe ugasubiza ngo teoloji. Naribazaga ngo nzahabwa akazi kameze gate. Ubwo Francine yafataga icyemezo cyo kugenda nyuma yo kuba mu kigo cy'abihaye Imana imyaka igera kuri 7, byamusabye kugura imyenda mishya kugira ngo atangire ubuzima bwe bushya kubera ko ataragishoboye kwambara ikanzu y'umubikira. Ariko ikibazo gikomeye cyane cyane mu by'amafaranga byari bijyanye no kwishyura inzu. Kugira ngo bagabanye ikiguzi rero izi nshuti ebyiri zemeye kubana mu cyumba kimwe kugira ngo bafatanye kwishyura inzu yo kubamo. Hanyuma rero ku munsi umwe ari nimugoroba nyuma yo kureba filime imwe y'urwenya zizwi nka komedi y'urukundo yitwa Love in Verona, bari kumwe. Francine nibwo yabwiye Louise ko amukunda. Ubwo icyo gihe rero bari bakiri ingimbi n'abangavu. Bombi rero ntibahisha amarangamutima yabo, ibyo bakunda cyangwa se n'indi myumvire yabo mu bijyanye n'abantu bagakwiye gukunda. Byumvikana neza ko bagaragazaga ko bakundana nubwo bahuje igitsina, ariko ntibahishanye ko bashobora kugira amarangamutima ku bandi bantu nk'abagabo, ku bandi bantu badahuje igitsina. Ariko rero ibyo ntago byagize ingaruka ku cyifuzo cyabo cyo kuba babikira cyangwa se icyemezo cyabo cyo kujya mu kigo cy'ababikira. Louise aganira na BBC yakomeje agira ati, ibyo ntibyatumye dutinya Imana. Sinashakaga kugirana umubano w'urukundo n'umuntu uwo ari we wese. Nifuzaga cyane kubaho ubuzima bwo kuba ingaragu, gukurikira idini ryanjye n'itorero ryanjye. Sinigeze ntekereza ku buryo bwo gusohokana n'umuntu ngo dutangire umubano w'urukundo. Francine arabyemera. Ati nta mwanya wo gutekereza ku kindi kintu na kimwe wari uhari. Kwinjira mu kigo cy'abihaye Imana byari byoroshye cyane. Ariko kuvayo nicyo kintu kigoye cyane nigeze mbona mu buzima bwanjye. Nyuma yo kubana nk'abashakanye, ikibazo gikomeye bari bafite cyari uburyo bwo gukomeza kubaho no gukurikiza ukwemera kwabo. Nyuma y'umwaka umwe bavuye mu kigo cy'abihaye Imana n'imyaka 2 mbere y'uko bakora ubukwe bwabo, kubera ko mu kwakira ku mwaka wa 2025 Papa Francis, umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi ukomoka muri Amerika y'Epfo, yemereye abapadiri guha umugisha bahuje ibitsina n'abashakanye, ariko ko Kiliziya itemera byuzuye ko ari ishyingiranwa ryemewe. Ariko yashimangiye ko Kiliziya ikomeza kubona ko kubana hagati y'abahuje igitsina ari icyaha mu buryo bw'amahame ya Kiliziya kandi ko itabyemera nk'ishyingiranwa ryemewe n'itorero. Louise aragira ati, iki ni ikintu njye na Frank tuvugaho cyane mu rugo. Ntushobora gutandukanya Yesu nk'umuntu na Yesu nk'umuntu wera. N'umwe, kandi igitsina cyacu n'ukwizera kwacu ntibikwiye gutandukana kuko biri muri twe. Turabizera babiri, nta buryo dushobora kubitandukanya. Aba bombi baracyakomeza kuvugana n'ababikira n'abapadiri bari baziranye, ariko nta numwe muri Kiliziya witabiriye ubukwe bwabo. Ariko Louise yagize ati, twakiriye urukundo rwinshi, ubutumwa n'amasengesho menshi ku munsi w'ubukwe bwacu. Dushobora kuba tudafite ifoto kuri alitari mu rusengero, ariko dufite ifoto ya Bikira Mariya. Ni ishusho ya Bikira Mariya nyina wa Yesu wubahwa cyane mu gihugu cya Brazil. Kuri twe ahagarariye gushimira, gusabira no kwegurira Imana umuryango wacu. Nyuma yo gusingiza inkuru yabo ku mbuga nkoranyambaga, aba bombi batangiye kwakira ubutumwa bwinshi buturutse ku bakristu bari bafite ibibazo ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina yabo, ndetse n'abaryamana bafite ibitsina bisa cyangwa se abahinduje ibitsina bari bafite ibibazo ku bijyanye n'imyizerere yabo. Louise ati, ibi byatangiye gukomeza icyifuzo cyacu cyo kuvuga ku nkuru yacu ku mugaragaro. Ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina yacu n'imyizerere yacu byari ibintu bifite ishingiro kandi bifasha abantu benshi. Aya mahirwe arushaho gukomeza urugendo rwacu rw'ukwemera nk'abantu ku giti cyabo ndetse n'abashakanye. Buri mahirwe yose dufite yo gusangira inkuru yacu n'andi kuri twe, ubwo ni uburyo bwo kugaragaza gukomeza ubutumwa bwacu. Francine nawe yakomeza agira ati, intego yacu ni ukuba hano kugira ngo twumve inkuru z'abantu kandi tubafashe. Imwe mu mbogamizi zikomeye mu gushyira mu bikorwa icyo ushaka binyuze ku mbuga nkoranyambaga ni ukumenya gutega amatwi no kumenya kuvuga. Kubera ko iba ari ikintu nahoraga mvuga nti, niba ari ngombwa kugira umuryango, Imana izanzanira icyitegererezo cy'umuryango ishaka ko ngira. Rero turi hano. Nubwo bishobora gusa n'abantu batangaje cyane, niba hariho Imana y'urukundo ku isi, twavuga ko iyacu ari Imana. Nakubwira ko aba bombi bose ari abanya-Brazil, bahuriye mu kigo cy'abihaye Imana bakiri bato. Intego bari bafite ndetse bari bahuriyeho ni ukuba ababikira. Nyuma yo kuva mu buzima bw'idini, batangiye gusangiza abantu ku mbuga nkoranyambaga, bababwira inkuru yabo, ndetse n'uyu munsi ni nk'aho ari cyo kintu bakora mu buzima bwa buri munsi. Bavuga kandi ko bakomeje kwizera Imana nubwo bahinduye imibereho yabo, ko ibyo bitahagaritse imyemerere yabo. Inkuru yabo kandi yanakurikiwe cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru bitandukanye, kubera ko ni inkuru yagaragaye nk'aho ihuza ukwemera, ubuzima bw'idini, ibibazo birebana n'irangamimerere,
ndetse n'ibindi abantu banyuramo mu buzima bwa buri munsi. Ni inkuru ikomeje guteza impaka hirya no hino ku isi. Hari ababishyigikira bavuga ko bikwiriye ndetse nta kibazo ko kugira ngo uzabeho ubuzima bwawe bwose wicuza ndetse ubaye ahantu wumva utari, wakwisubira kandi ko kwibeshya no guhubuka bibaho, ugafata icyemezo ukabaho ubuzima wishimiye. Ariko ku rundi ruhande hari n'abatabyemera bakavuga ko ibyo ari amahano, bakavuga ko kuva mu kibikira ukajya kuba umutinganyi ari amahano, yewe hari n'abadatinya kuvuga ko bakeneye Imana, ko bakeneye gusengerwa. Ariko se wowe ubibona uti? Andika igitekerezo cyawe hasi mu mwanya w'ibitekerezo, ariko twubahe ibitekerezo bya buri wese. Njyewe reka nsoreza mbere gato, ariko mbanze nkwibutse ukande subscribe niba utarabikora, ukandeho, ukore like, share ndetse utange igitekerezo cyawe, icyifuzo cyangwa igitekerezo n'inyunganizi aho hasi muri comment. Reka nsoreza aha, dusubire mu masaha ari imbere.